Chef Alcat. Today we want to show you how to make onion bhajia. Hako tugakoresha ifarini bita grama flour. Ibikoresho tuzakenera gukoresha onion bhajia, tuzagiramo grama flour kilo kimwe, tukagiramo coriander, tukagiramo ibitunguru, tukaza kugiramo n'amagi n'amata bita fresh milk. Aba harimo n'amavuta cooking oil, tukaza gushyiramo n'umunyu kugira ngo ya onion bhajia yacu ize kuza imeze neza, ifite taste. Ibyo tuzakenera kugira ngo dukore onion bhajia. Ibi ni bya bitunguru byacu twacopinze, iyi nayo ni ya coriander n'amagi, murabona ko twayashyizemo, twavanze na ya farini, harimo n'umunyu n'amavuta y'ibura miligarama 200, tugashyiramo na ya mata, ubundi byose tukabivanga, biza kuza kubona byose byabaye kombine neza. Ni rwa ruvange rwacu rwarangiye, urabona ko ifarini ya grama flour rangije kwivanga na za ngezi zose. Kubivanga, igisigaye ni ukubiteka, tubiteka muri deep fryer. Izi ni za bhajia zacu zarangiye, tugiye kuziseriva. Murakoze kureba video yacu, mwakora subscribe, mugakanda hariya ukazajya mubona video zikurikira.